mana nyiribihe mwabakunzi mwe turabakunda abantu munyandikira kuri WhatsApp uti bite filime igezehe nanjye nkumva ngeze isoni ariko ndagira ngo mbabwire ngo turi gutegura season 2 nziza ariko ababyeyi buriya iyo barebye ntabwo bareba nabi. aya reka tuve mu buzima bwa filime buriya urukundo ni ikintu icyo nemera cyo ababyeyi nabo bajya bareba neza ariko urukundo ni urukundo akenshi rwanyago nta kondisiyo mfite umugabo navuga n'umupampe wanjye ni umwana mwiza kuko aranzi ko nta ngeso mbi ngira bitewe n'itorero nsengeramo naramubwiye ntibansomye bansomye kwitana yego turi kubategurira amahitamo season 2 naryo nkoresha nyine mu buhanzi bwanjye. Wari uzi ko ari umuhanzi? nabivuga niko namubonye ari mama wa muri filime ure n'umugospel wa Danje iminsi ibihembo barabihatana na bene gahongayire ngaho da baye birukangara agenda gake iko ibintu byose amahitamo season 2 ye iyi ni komedia nkuko mubizi mwese abadukurikira. Hanyuma hano dufite abatumwa babiri ariko mbere yuko tugira icyo tuvuga reka tubanze tubasuhuze mwebwe mudukurikira buri munsi abakoze subscribe abatukurikirana batarakora subscribe namwe mwayikora. Hanyuma kugira mujye mukomeza mubone ibiganiro byacu cyangwa se movie zacu tugenda tubagezaho nkuko mubizi twatangiranye na movie yitwa amahitamo hagaragayemo abantu babiri bombi mubona hano imbere yanyu kuri kamera Mike na mama wiwe. Hanyuma rero abakunzi bacu turasuje cyane tunabaha kaze kuri iki kiganiro turimo dukora uyu munsi cyangwa se tubahaye uyu munsi rwose turabakunda cyane byimazeyo ni mwebwe mutuma tugezaho tubungubu mudahari ntacyo twakora nta mpamvu zo kwicara imbere ya kamera ni mwebwe nimwe muduha confidence nimwe muduha gukomeza bitewe na n'urukundo mutwereka rero natwe turabakunda mu by'ukuri. Kuba rero twari tumaze iminsi mike ducecetse suko tuba tubibagiwe ahubwo tuba tushaka ngo tubategure ibintu byiza kurushaho. Iriya niyo movie ya mbere twatangizanyije ibyo mwagaye twarayibonye ibyo mwakunze twarayibonye rero gutinda nuko dushaka gutegura kugira ngo noneho tubahereze ibyo muzakunda ibyo muzareba mukishimira bikabanyura bikabigisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero hano imbere turi kumwe n'abantu babiri muri kubabona umumama mwiza n'umusore we mwiza nibo tugiye kuganiriza uyu mwanya. Mama Mike muraho neza? Muraho neza ndabasuhuje. Yego iminsi myinshi cyane. Wari uri he kutari kuboneka? Ndahari cyane ndahari. Yes. Mbonereho no gusuhuza abadukurikiranye yego bari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda abantu bose batwakiranye urukundo byadukoze ku mutima. Ni igihe nanjye cyo kubashimira pe mwatwakiriye neza mwaraturebye mwakoze subscribe mutera comment nziza mbese mudutera courage. Niyo mpamvu natwe tuba twumva twahora tubari imbere tubabwira ko tubakunda. Ndishimiye rero kuba ndi kumwe n'umuhungu wanjye. Yes. Umuhungu wanjye w'ikinege Mike. Yes. Okay. Mike uri kumwe na mama wawe? Yego. Muyuganye ryari? Rero ubundi umwana w'ikirara ndirukanga imisozi ndayima. Naramubuze ubu naramubuze. Yamamagaye arambwira ati se mwana wanjye ko mukumbuye waretse tukaza. Yes. Tukagira icyo tubwira abakunzi ba Rui Comedia kuba dukumbuye ko twabishije irungu. Mwegere microphone neza. Yes. Twakomeza. Nibwo rero tubwiye abakunzi ba Rui Comedia baradukumbuye. Ati twabishije irungu umwana wanjye waje tukagira icyo tubabwira tukabasaba n'imbabazi gabe twakoze ikosa. Nubwo twakoze ikosa. Rero ariko nanjye nari ndaho nkomeye nubwo twe twaraburanye ko tubanye neza twahamagarana nuko. Hanyuma tukiraho tutarasubira kuri mama wawe
ariko araza no kutubwira amazina ye nyakuri mu mwanya mutoya. Tukiraho ndagira ngo ubwire abakunzi bicano uyoboye Ruiko Media, ubabwire icyo bategurira, kuko urabona hashize iminsi hari gendeba comment nkabona bakwishyuza rimwe na rimwe. Rero ndashaka kugira ugira icyo babwira, icyo bateguriye ubabwire. Mbere yuko ngira icyo mbabwira, ndabanza mbashimire uburyo bakomeje kwihangana, bashimire uburyo batwakiriye. Chano yari nsha ariko yararebwe, byarantunguye ni byo gushimira Imana, nkashimira Imana yakoreye mu bantu bakatwakira neza. No kwinda bashimira umuntu wese yakoze subscribe, umuntu wese azi ko yagiye akoze kugira ngo Chano ibiri imeze neza, abanyamakuru banyakiriye, abakinyi twakinanye, mami n'abandi bose ndabashimira. Hanyuma cya kabiri ndasaba imbabazi, naraje ngenda barambura ariko ndasaba imbabazi nyine wa mugani uko bivuze. Buriya tuba turi gutegura biragoye ko twagira biragoye guha ikintu abantu kizima utagiteguye. Yes, gende meza neza uko naratinze pe nsaba imbabazi, ariko icyo natindiye bazakibona kandi bazambabarira ndabizi. Icyo turi kubategura ni movie, cyane ko Ruiko Media yari Chano ya movie. Kijyanye na filime amahitamo ari kumbaza cyane, bambaza cyane, nawe ntibajya bikubaza. Mva ndenda gusara. Reka tubabwire ko tuje kubabwiza ukuri, ni igihe cyo kubabwiza ukuri. yes, iriya filime ni filime yaje ikozwe neza pe, kandi ikintu cyiza kirahenda. Ari amarocation muba mubona, ama office dukiniramo, ibitaro, abakinnyi babishyuwe, ibintu byose. Rero urumva yatangiranye budget iri hejuru, noneho umusaruro wayo uba muke kuko Chano nibwo yari igifondwa. Rero ndumva ari igihe cyo kubabwiza ukuri ko ibintu byakoreshejwe ntabwo byagarutse nk'uko twabishakaga. Rero bitewe n'urukundo tubakunda n'uburyo batwakiriye, twumvaga twaba tubahaye iyo baba bareba ihuye n'ubushobozi dufite. Bashobora no kutambonamo, ntibabonemo umugabo wanjye cyangwa n'abandi. yes, ariko turi umuryango, muzatubona. Ariko yego, turi kubategurira amahitamo season 2. Mama Mike, tukiri kuri Mama Mike rero, nari nzi ko ndibuze kugaruka ariko wamaze kwibwira. Ndashaka kumenya izina ryawe nyakuri. Mu by'ukuri Mama Mike turizi muri filime, ndashaka izina ryawe nyakuri. Amazina yanjye ni Joseline Nyirasengimana, ni yari kwiranga muntu, ariko nkaba narakujijwe n'izina rya Lavine. Lavine naryo nkoresha nyine mu buhanzi bwanjye. Waruse ko ari umuhanzi? Nabibwa n'iko namubonye ari mama muri filime. Ure n'umugospel wa Danje. Iminsi ibihembo barabiyatana nabayene gahongayire. Ngaho da baye birukangara agenda gake umva rata. Lavine nyine ni naryo nkoresha kuri Chano yanjye, yitwa Mami Lavine. Yes, naho nyine reka nkanagemo baze kunyarukirayo barebe n'ibihanga. Mami Lavine uri muririmbyi Lavine. Okay, nari kuba ngusabye ukaturirimba indirimbo imwe muzo ufite, ariko reka tube tubiretse wenda ikindi gihe ko nta mwanya dufite. Umva twaje kwiyegisikiza ku bakunzi bacu kuko batumereye nabi. Mana nyiribihe, mwabakunzi mwe turabakunda. Abantu munyandikira kuri WhatsApp uti bite filime igezehe, nanjye nkumva ngeze isoni. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo turi gutegura season 2 nziza, ariko muri icyo gihe turi kuyiteguramo turaba tubahaye amashot movie, sibyo? Amashot movie sibyo yo kuba bareba, ariko bazabona baticwa n'irungu, tube tubaganiriza mu bundi buryo, ariko ntago twayihagaritse. Yes, tugarutse kuri Mike, ndibaza ari wowe usa naho uyoboye itimu. Ntabwo ari nsa niko biri. Hanyuma ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe.
mutubwiye ko hari short movie muri gutegurira ababakurikira nyine wana nta guciye mu ijambo filime ziravuna iriya filime yarampenze amahitamo cyane ko nayo nkeneye nyine kwimpressiona abantu no kugira ngo abantu badukunde kuko ibintu twe tugiye gukora ni ibintu n'abandi bakora ariko twagomba kugaragaza umwihariko ko imbaraga tuzanye rero birampenda nshiduka ubushobozi bwose mfite nenda kumariraho ku filime ya mbere cyane ko na experience aba ari nkeya none bitewe n'amakosa twakoze muri iriya filime hamwe ayo bambwiye n'abatambwiye niboneye ku giti cyanjye bitewe na experience nagize nyuma yaho isokeye yose nahise nandika season 2 ndayikora neza ndebye amafaranga isabwa ndeba na experience iri kuri channel amafaranga ari kwinjira n'ibiki abantu ntibaraba benshi ariko ndabashimiye simbaga yabahari ndabati sinahita nkukiza amahitamo aka kanya bije yarabuze amafaranga bamake gati why not ko abantu babonye ibyo nshoboye nta kujyamba amayirungu ntabaha agafilime k'abantu bakiye kari kameze neza nabo kayungureba ngira ngo abanye story y'amahitamo umwanditsi n'umwe ntawe yagiye nayo ni nziza yes uvuze ko amahitamo ni filime yagutwaye amafaranga menshi hanyuma iyo iri kubakorera yose nta mafaranga izagutwara izantwara ariko si kimwe n'amahitamo kuko iyo twashize imbaraga muri script gusa uko dushira imbaraga mu bakinyi benshi mu location menshi cyo nzi cyo message statambuka ikigendewe cyane abari message ariko ntasi filime mbi pe bitewe nuko nyibona n'abakinyi barimo nakomeje mvuga ko filime yari irimo abakinyi benshi yari irimo location menshi twakiniye mu ma office mu bitaro ahantu hose imodoka ibiki byose ibyo byose aba ari amafaranga rero ubwo ni hatari rero ndagira ngo mbabwire ngo ntago twazana ibintu biri munsi y'ibyo twabatangije ubwo rero reka mube mureba izo turi bubarekurire mushobora kutazambonamo nabivuze cyangwa se nkaza mwikurikiye gusa nyine turi gutegura season 2 y'amahitamo imeze neza ariko nago tubabwiye ngo nejo cyangwa nejo bundi cyo cyo kumbaza ngo nijyari izasoka nanjye simbiza ariko irahari gusa nta rungu tuzabicisha ibintu birahari mu iki cyumweru tugiye gutangira harimo filime nziza cyane tugiye kubaha ishobora kukigwa n'amahitamo maybe twamaze kubona umurongo wabyo ariko nawe mushima kabaraga mu sharing mu subscribing kugira ngo uzebyo ziko ziyongera niko natwe tugira imbaraga nyine bya motive tushobora no kwendirenza amahitamo mu gwayi note mutabona twanzanye na drone ahubwo twasabye tugakoresha na drone ibintu byiza birahari mwebwe bizava muri mwe okay sawa uvuze ko uri kubategura ibintu byiza ndetse byiza cyane ndibaza bizaba biruta ibya mbere abakunzi bawe bakunze amahitamo urumva arabayikunze rero wowe muri comment hari ibyo warebyemo ni ukuvuga ngo filime ya mbere wakoze uyoboye na amahitamo munyoboye mu buhe niyo ya mbere wikoreye yawe udakoresheje izo wanditse ya mbere na yasohotse muzona no nayishyira kuri channel yawe niyo filime yatangije ntangiye kwikorera nyishira kuri channel yanjye niyo filime ya mbere nanditse ijya kuri channel yanjye muri make mu rugendo rwo kwikorera niyo filime ya mbere hanyuma ndakubaza ntese iyo filime amahitamo nabonye washizeho episode zigera muri 19 isomo yagusigiye n'ikiwize muri iyi filime bijyanye no kubana irebye cyangwa se mu buryo bwa experience niyo icyo nize mu buryo bwa experience hari uburyo bw'imyandikire wo bumva story mu twijyoshe ariko akenshi ugende kuri episode par episode ntubyiteho ukita kuri movie yose ngende ndandika nyitaye kuri story yose muri rusange ubundi hamwe ariko sinita kuri episode by episode episode ya mbere imwiki ya kabiri zabiri mwiki ya gatatu zabiri mwiki ahubwo ngiyewe nkumva ifilimi zabiri mwiki nicyo nize yuko bino bintu byo kwandika amashoti movie ari experience y'imyandikire nungutse ubu ndeba episode iri mwiki kuko abantu bareba episode iyo ibishe birabagora kumera bikurikiye ariko iyo urebye ikintu kimwe episode ugakurikiza bigenze neza niso cya mbere ni mu buryo bw'imyandikire
cya kabiri ni mu buryo bwa expectation nari mfite kuri YouTube, nahora mbibonera biguruka nkorera abandi nkagira ngo bakuramo amafaranga menshi, rimwe na rimwe nkumva hari igihe batujya none nkoze nkasha narati wararungurutse nararungurutse. Ubu uyu munsi hari experience mfite ku bijyanye na YouTube channel, ku bijyanye n'uburyo yinjiza n'uburyo bigenda gute, ariko bamfashe bantera ingabo mu bitugu n'ukuri. Mfite ibintu byiza byinshi byo kuba ariko yes hari akantu avuze kansekeje ngo mbere agikinira abandi ngo yabaga azi ko bamurya bamuha duke, ariko buriya ndagira ngo nkubwire ngo niyo umwana ataragira inshingano ngo ashake aba azi ko iwabo hari ibintu bagiye bamwima, ariko abyumva cyane iyo ageze mu rugo rwe. bivuze ko experience ni nziza cyane, ni nziza buriya filime ngiye kubaha ikuyemo ibintu byose. Mama Mike, Oui, wambaye neza cyane, merci beaucoup. wambaye neza cyane Thank rwose. you so Yambaye neza much. mama. Yambaye neza ariko uyu wararenze. Nari ntarakugera ariko nawe wambaye neza nawe cyane. Ni binani gikora. Wowe ndaza kugarukaho nyuma kwanza, uretse Rata narivanze. Gigirira ikinyabupfura. Uyu mwana niko yambereye araderanje. Umwana umwe ni mubi No rwose. muri mubi Ariko ubundi nabonaga ubukuki nakubyaye. ikindi iyo numva nkibaza uzira umuntu akuranye. Uzi ubutesi aba no muri muvi naramubonye yari afite ubutesi bwinshi Arateka. cyane, papa we yamufuhira. aratetesha mana. Niko nakuze nteteshwa umwana umwe nawe marabyumva. Ariko nta numva sha yanze kutwumvira. Ntabwo yumva. Yakuzaniye mu kazana. Yabazanye mu kazana murasha. Ariko rero Ariko nta kintu kimwe bigeze bamakanira kuri moto, niko nakuze. Kandi yarageze ko nifata imyanzuro mwafatiye aho n'ibyo byo mu wa mbere ngo nige kuri iki kigo, ngiye segonderi wiga ibi, uvuyemo ukora kariya kazi n'inshuti zanyu, kuki mu matira mwigiye narikundiye. Ariko ababyeyi buriya iyo barebye ntabwo bareba nabi. aya reka tuve mu buzima bwa filime buriya urukundo ni ikintu. Oya icyo nemera cyo ababyeyi nabo bajya bareba neza, ariko urukundo ni urukundo akenshi rwanyago, nta kondisiyo nta kondisiyo ushobora kuba nashizeho kondisiyo ngo nyine mvuga w'inzobe muremure, ariko ugatungwa n'umugore nkunze bya nyabyo, umukara inzikara ni mugufi. Yes, Mama Mike, hanyuma watubwira gato cyangwa se wabwira abadukurikiye gato, abakunzi bawe, abafana ba filime ukinamo, kujya muri filime wabitangiye ryari, wabitewe n'iki? Donc uratubwira ubuzima aho igitekerezo cyahereye. nakoze cyane. Filime ni ikintu nakunze kera cyane. Nagerageje kuzikina ndi umukobwa, ariko ntibyakunda, tuzikinira abantu basa nk'abatumvikanye, bari bafatanyije nyine, mpita nyine mbivamo ndashaka, ndavuga nti ubwo birarangiye, ubwo hari mbaye umumama, ariko nkumva bindimo cyane, bindimo ejo bundi rero ubwo nta n'amezi 5 maze ngeze muri filime. Inshuti yanjye imwe niyo yampamagaye, uwitwa Mami SP, ndanamushimiye ndamusuhuje, amparore yo gukina ndi inshuti ya Yuriya harya uriya ukina ari Ntarengwa Esperansiya. Nibwo ninjiye muri sinema, Antoinette, nibwo ninjiye muri sinema. Mu filime ya mbere nahereyeho yitwa umusaraba wanjye nyina nakinnyemo ndi umufigira nyine. Hari mu mwaka n'ejo bundi ni nko mu kwa mbere. Narabishoboye nibaza ko nakinye none. Nyine ibintu iyo ubikunda ubikora neza. Siriya wakinye wambaye dira y'umutuku. Yego. Urumva ubwo nkina ndi umushuti we, nabwo icyo gihe narakinnye, barambwira bati se ni ubwa mbere ukinnye? Ndabaganira uretse ako kantu nakinnyeho gato ntikanasohoke, ariko urumva nyine
ndashimira Imana burya hari n'igihe ujya mu bintu bakabona ko atari talent yawe ariko ndashima Imana ko yabinshoboje. uvuze ko wayigiyemo utarashaka cyangwa wari warashatse? Filime nayikinnye ntarashaka ariko ntiyasohoka, kera bakizicuruza ku masederi. Rero ntiyasohotse ndabireka nyine ndavuga hari filime mwakinnye ntiyasohoka? haguze ibyo tubona za producer turazikina ntizisohoke, niba biba byahise biba byagenze fote zibura ibyo mwakoze ukabura cyangwa se ugacika intege. Okay. Ubwo rero ndagira ngo mbasangize ku buhamya bw'uburyo ninjiye muri filime Kankore Samari. Ubwo rero nakinnye aho mu musaraba wanjye, ubwo nari kumwe na ba Tukowote, ba Mama Zuru, ba Antoinette, bande nyine twabaye inshuti kame, murabyumva ndi umuntu uzi kurema ubucuti cyane, ntushobora kuncika tutabaye inshuti. Na Mike yabaye umwana wawe utaramubyaye. Ndashaka kwica muri filime ariko bikanana. Uranyica se unjyana ntabwo njyamo. Nuko ubwo rero Tukowote byabaye ngombwa ko anshyira muri groupe ya Lawu niho namenyaniye na Sharif. Ni groupe y'abakinnyi ba filime, ni urubuga duhuriyeho. Ubwo njyaho banyakira neza, niho namenyaniye na Sharif uriya ukina ari umugabo wanjye, ari Papa Mike Ngoga nyine mu mahitamo. Turamenyana, basaba ko bazajya bampa nyine bambwira bandabura ahantu nyine niho tubyita kuraburana cyangwa guhana na Mariye. Ubwo rero yarambwiye ati hari filime ariko mbere y'uko dukina amahitamo kurabuye kwa ntuzi yandabuye kuri casting yari iri kuri Great Hotel, ni naho turi, urumva ni naho turi ubu ngubu. Narakinnye bakeneye umumama uri bukina ari Mama Fiona. Iyo filime yitwaga Fiona, ntabwo irasohoka ariko nayo igiye gusohoka. Nabwo nyine nakoze casting ndatsinda, bampa gukinana na Ngoga ambereye umugabo kabiri. yarasohotse nayo? Oya ntabwo irasohoka, urumva irangiye bigeze kumpamagara mu kintu musinzo byarangiye. Yego. Ubwo rero ndayikina, nabwo nari nabaye mama wa Magi, wa musheri wawe, urumva yandangamirwa yawe. Ndumva filime kuva kera warayikunda. Noneho se uretse ubwo mu gihe gito mbaginnye no kwa Bahafu. Yego. Ubwo na Ejide nawe muhungu wanjye, nuko Sharifu nawe Sharifu ndamukunda, ni umuntu w'Imana, uriya mupapa Imana ijye imuha umugisha. Aho ngeze kuba nagenda mu mujyi najya hehe nkumva ngo Mama Mike byose mbikesha Sharifu. Kwa Bahavu ni Sharifu wanjye. Yagiye nagenda nakwanje kuko nabona usa n'umuntu muto kandi uze mu gake. Ngo yabonaga nta mubyara warambyaye birakunda nakubyara se. Data kera ntibabyaraga no ku myaka 15 cyane rwose. None se ubu uyu mwana ubona oya uyu mwana rero abona nyine yarakuze vuba, naramugaburiye neza akagira ngo ni mukuru. Wowe uri umwana ariko wambaye neza, by the way. Thank you. Okay, ikindi kibazo kimwe nakubaza kugira ngo wenda tuze no kugusezera ugende muri buta ufite kwita ku rugo. Iyo umugabo abona wenda ukeneye ubuzima bwa filime, umudamu wa kanaka urimo murakina nk'abakundana, umuhungu bari kumusoma ku itama, agusoma ku itama, ntabwo bimubangamira by'ukuri? Niho si umuhungu wanjye, mfite umugabo navuga ni umupampe wanjye. Ni umwana mwiza kuko aranzi ko nta ngeso mbi ngira. Buri ikintu cya mbere umuntu mubana iyo wamuremye n'icyizere nyine akakwizera bitewe n'uko akuzi, nta kibazo ajya agira. Umva arabikunze
abambwira ati kuraje noneho bitewe n'itorero nsengeramo naramubwiye ntibansomye bansomye kwitana ntabwo se n'ibiti hari ibirenze se no mu buzima busanzwe ntabwo bagusoma kandi we arabizi ko filime ari tuba turi abarimu b'ubuzima ducamo buse n'ubundi turi inyuma ya kamera ntabwo nagusuhuza gutya ku itama biri aho ngaho bisanzwe rega ibintu byose bipfira mu mutwe ibintu byose bipfira mu myumvire nta kibazo umugabo wanjye afite aranzi azi ko nyine nta bintu byinshi nyine aba ari akazi rega ni akazi tuba turi ni akazi filime ni akazi ubu havana ibirayi abana ntibaburara uyu mubose ahemba neza ahubwo Imana iguha amafaranga amen ni ukuri ko Imana imuha amafaranga amen iriya filime hari ikintu Imana yakoze ku bantu bayikinnye hari ubuzima yahinduye nyine yari itangiye kubikora ariko birambabaje kuba tutarakomeje ariko twayisubitse urumva bose Imana imushyigikire n'umuntu wese umuntu w'Imana udukurikiye ushaka gutera inkunga Egide nibigire si iyo ari kuri mobile money ni ukuri amutera inkunga iriya filime ikomeze kuko ifite bije nini mwabonye amarokesheni ni meza imodoka mbese buriya kubona umuntu buri kantu kose ufokasinga kuri buri kantu kose kari muri sitori akagakina uko yakanditse ndakina ndi kuva mu modoka ntwaye ndakina ndi mu bitaro ndakina hari abantu babyoroshya bakakinira no mu nzu imwe kandi bigakunda ariko we urumva yashatse kugira ngo babyumve nyine bamere nk'aho ari ubuzima busanzwe nyine ubwo rero umuntu wese wakunze amahitamo atera inkunga Egide kandi niyo bitakunda arakora ibihuye n'ubushobozi mu buryo bw'amasengesho bamutera inkunga mu buryo bw'amasengesho bakore subscribe kandi mushobora no kutamuha amafaranga cyangwa iki ariko buriya mwarebye ibintu byose ashyiraho ubwo bushobozi nabwo bwaboneka rero filime agiye kubaha ngufiya muzayirebe cyane noneho dushobora no guhita dukurikizaho amahitamo season nirebwa neza ikakigwa neza nta kabuza ubundi ikintu gihagaze amahitamo gusohoka ni ubushobozi ariko iriya irebwa cyane ubushobozi kuboneka reka dukurikiza amahitamo kandi iyo nta nubwo byamajye muri byayikorera irajeyo rero vuba irajeyo rwose ntimwicwe n'irungu buriya iyo umushyitsi yagusuye niyo utaramuza muri salo ngo muganire akubwire ibyo yakuzaniye hari uburyo umucanira televiziyo akaba areba nawe agiye kuba bashyiriyeho n'uburyo uhereza umwana akaba amuganiriza Egide se n'uwegera iyo microphone gutyo mwegerane hari uburyo uganiriza umwoherezamo umwana genda uganiriza umuntu cyangwa ukamuha n'agatasi akabanywa akamuka kera wowe ngo mu bafunkisiyoneri baguha igitabo ugasoma erega filime ni igitabo wari ubizi iki ni igitabo kiba cyambitswe amashusho ni ukuvuga ngo iyo cyanditswe nabi ntawe ugikunda niyo mpamvu buriya abantu bategura muvi nka ba Egide bandika filime kiriya ni igitabo ndibaza iyo wandika hari igihe ugera ukumva uraryohewe nawe yagiye muri ati kapata y'amasaha abiri ndi kwandika ntaryoherwa saa kumi zikangira ameze ntabwo wari wababwiye ko ari wowe wiyandikira ariko ngenda umuntu byanditseho kuri filime kuri yanjye urumva ko n'abandi bakeneye umwanditsi nta kibazo twagera se ngiye ko nandika wayigura mu gihe ngwaye filime yanditse imeze neza uyu munsi uko yanditseyo kose bitewe na level ndiho n'ubushobozi nishakisha ntabwo nzi ko nimba nk'umuntu ibitekerezo bye biracyari byinshi ntabwo nayemera ndacyakora ibyanjye wayemera kubera ko wandika ariko hari mu mutwe yagishoro ndi kureba
ndabizi ko igihe kimwe kizagira ibintu bikamba nkagira abantu nkagira abakonsoma benshi kuruta ibyo mfite. Ni ukuvuga ngo ababibazi bakaba ari benshi, noneho tugahita turebwa na za miliyoni basaba ibintu buri munsi. Igihe nshobora gukora iki gitekerezo cy'undi muntu nkakigura nkagiteka ko babishatse miliyoni yagira bakatubona. Yes, ari biragoye cyane kubera uburyo ki filime nyarwanda zubakitse, ariko hari umuntu twarimo tuganira ejo bundi avuga ko kugira ngo umukinnyi wa filime cyangwa se umuntu ufite channel ya filime yarukuna yabwiye ati biramutse bikozwe muri ubwo buryo bakajya banyuzaho filime y'umuntu buri cyumweru y'umuntu donc urabona umuntu arakina ka uploading undi agakina ka uploading noneho akaba platform imwe inyuzwaho filime nyarwanda zose noneho ugakina wamara gukina ukayihereza umuntu runaka wamanaginga mwebwe mwese tukaba tuzi ko amahita amwe nk'urubuga rwa Netflix. Netflix yaba izo muri Korea, izo mu Buhinde, izo yo nyine filime zose zicururizwaho. Yes, byaba ari filime zose kuri Netflix zicururizwaho. Oya ntabwo yo kwamamaza, ni gukorera amafaranga meza. Icyo gihe urwo rubuga rukaba ruzi ko bazisangaho filime bakajya noneho mugasinyana kontra cyangwa se bakajya bahugira ati filime nimba wenda bakwishyuza ku babibazi bayirebye mwandike nimba bo bayigura bakimenya ibyabo kubera ko nyine Netflix ikora nayo ikaba igitekerezo cyiza, ariko turakikunze murakikunze ntawe wabikoze n'urugendo birasaba amafaranga menshi cyane, ni kampani bisaba kampani, ni ibintu birebire cyane, ariko byakorwa mu gihe abantu babishyize hamwe. Mwebwe mukina amafilime, mwebwe mu gihe mwabishatse mwebwe byakunda. Icyo gitekerezo rero uzanye niba atakinywa nzakwereka dukomeze. Bari mu filime ubuzima numva ari ubwo buzima bwanjye yego mama Mike ndamushimiye cyane ku buzima bwawe dusangije urugendo rwo kwinjira muri filime. nawe nari nabona wenda gukora ikiganiro muvuye kuri ubwo buzima cyangwa se uburyo kikunda movie. Ndumva rero ntabwo ari ibintu wishatsemo, ntabwo ari ibintu nihingamo filime mbamo nanjye nyibamo. Urumva kandi inshobozwa byose na Kristo n'imbaraga zo ku isi. Dufite shop iri kutwambika iri mu mujyi yitwa David Clothing Limited. Yitwa David Clothing. David Umuhanzi. Ari n'umuhanzi. David n'umuhanzi wa gospel. David buriya afite piano akoresha ndibaza ari igihe w'inzobe ndamufitanga. Yanditseho David Pese DC. Ndamuzi. Araririmba cyane, aririmba ndamuzi. Nuriya rero. David Clothing Limited muri shike winjire kuno muryango. Uyu muryango uri hafi ya MTN. Mbere kujya hano haraka oya wakwinjira aka restaurant kitwa Umuti Restaurant. Kaya restaurant ku ruhande uvuye kuri gare imbere ya downtown. Uriya muryango winjiyemo urinjira uburyo n'ubukatira David ni kuri Bank of Africa. Bank of Africa no muri neza nawe. Ni utwandika. Nimero ni ingenzi kuko nimba muri ukuntu nambaye iyi nimero mushaka muyifate 078 50 49 702. Ubu ni utwambika dushaka tuba mu Rwanda yambika abamama amakazi meza ngira ngo filime aradoda amakoti none ikindi iyo ufite design urayimushira akagukorera icyo ushaka. Ntabwo ari kugira ngo urebe ngo kariya ya niba ufite ikintu ushaka gukorera uramushira ngo nkorera kano ka David ndatsungwa nawe umuganeho njya mbona abipostinga kenshi anasharinga na link ziwe, afite cyane imeze neza kandi atangiye vuba. Twarahuje turahura arambwira ati mva umusore wanjye nimba ukeneye akantu uzazi wanjye nkwereke ndagenda. Nari usanzwe muziranye wapi? Yambonye muri filime. Twahujwe na mama Mike. Yakubonye muri filime abona ko wambaye nabi. Yarambwira ngo mu bintu hari ikintu ubura uri kwambara ariko ntabwo uri kwambara gisirimu neza ngo Mike wo mu bakire, uri kwambara amashati y'ibihumbi 15. Tare kumfite ishati nziza wambara bati wayikuye kandi ngira ngo wambaye neza pe, wambaye neza iyo shati nziza
turagushimiye gira icyo ubwira abakunzi ba Rico Media basezereho nawe. Ndabakunda abakunzi bacu ba Rico Media. Rico ndisaziye uyu musore yansizemo imvune. Rero turabashimiye abakunzi ba Mike. Ni umusore Imana ihagurukije muri iyi minsi muri filime kabisa. Murabona kuri komando y'umwaka uyu musore mu muha urukundo uretse se mano umusore mu muha urukundo ararukwiye, mumwiteho, mumurebe, akantu kose azajya ashyira kuri Rico Media mujye muhita mukareba mugasheyaringe mubigire ibyanyu. Imana izajya ibaha umugisha n'ukuri mubikore nk'aho ari umurimo w'Imana murimo, kuko filime nababwiye ko ari inyigisho y'ubuzima ducamo bwa buri munsi. Rero ndabakunda cyane, mukomeze muduhe urukundo, tubateguriye ibyiza byinshi. Yego urakoze mama Mike, urakoze kuba twaguhamagaye ukatwitaba ukaduha umwanya wawe. Ndabizi mama ufite ingano nyinshi ariko wakoze umubyeyi watanze. Rero kubaje kandi nanjye ureba mu viza ukina neza pe. Murakoze cyane. Aho habaye ngombwa kurira ugaragaza ko wari urarira. Kurira ko ni ibyanjye. Nanjye rero nka boss kina neza. Ariko ari cyo umuhungu atakubwiye. Yigeze kumubwira ejo naramubwiye se iyi filime ugiye gukina muri gukina ubu ngubu ntabwo uzazanamo mama. Warambwira ati mama rero nta role hariya rwose namushyira amata ariko harinda gutegura abayanyeye. Oya ndi kugutegura. Yarambwiye ariye gutegura. Nta kintu ashobora gukora atambwiye. Turavugana navyo yarabizi nk'amasaha ko hari igihe tuvugana nk'amasaha 3. Ibindi ngeze kumamagara maze mbona hafi saa 7 zirageze ati sina none saa 7 z'ijoro z'amanywa urumva tukaganira by'ababyeyi n'ibitekerezo biki nkavuga nti hari shop nabonye mugomba kugenda ikabambika mugasa neza, nta mutima mubi wo kuvuga ngo hari aho ntazaboneka. Filime zirahari bari kuduhamagara. Iyi filime yangize umusitari sheri yawe we mama Mike yabaye mama Mike yakoreye umuti umva. Ariko n'indi ni gutegura kugira ngo bitatabyica. Nzaba ndi Mike nawe uri mama Mike kabaye. Umva Sharifu rero nsoje mushimira Sharifu Ngoga. Yego ari we Papa Kira Papa Mike Ngoga. Mana we ni umugabo w'intwari, ni uw'umugisha. Sorry gripe zagishe ariko ndamukunda, Imana ijye umugisha. Urakoze cyane mama Mike. Rero reka murakoze kuyonza Rico Media. Bye.